Yesu yegera ikiriba arangije agikoraho, ako kanya abantu bose baratangara, abantu bose Yesu yigeze kuvuga ijambo muri Yohana aravuga ngo inama zanjye ziranzi kandi nanjye ndazizi, iyo zitatse ndazumva. Yesu ako kanya ahita ahaguruka diregiti afata icyemezo. Uyu mugore arangije ararira cyane, atera hejuru ararira cyane, aravuga ngo Yesu, ahamagara ijwi rivuga ngo Yesu. Yesu arangije ahita yumva iryo jwi, ahita ahaguruka aragenda arabwira abigishwa, barababwira ngo aka kanya ngiye na yindi hari ibintu ngiye gukorayo. Humura wowe urushye uremerewe birarangiye, witinya ibikugose, iyakuremye irabishoboye. Yizere uyihanga amaso, ibisigaye izabikora. Yizere uyihanga amaso, ibisigaye izabikora. Yesu ashimwe. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Amazina yanjye ni Claude, umuhanuzi w'Imana. Uyu munsi nkuzaniye topic ivuga ngo wirira. Umaze igihe urira, umaze igihe wiganyira. Ijambo nkuzaniye ry'uyu munsi nirurangiza riravuga ngo wirira. Umaze iminsi urira, umaze iminsi wiganyira, umaze iminsi mu gahinda, umaze igihe mu mubabaro, ariko iri jambo ndarizanye kugira ngo wumve ubohotse mu mutima, ndarizanye kugira ngo wumve utekanye mu mutima, ndarizanye kugira ngo wumve hari izindi mpinduka mu buzima bwawe utangiye kugenda wumva. Kandi iyi video tuze kuza kuyirangizanya. Imana ibahe umugisha. Reka dutangire dusenga, hanyuma dusome ijambo ry'Imana rigufiya, hanyuma sesengure rino jambo ry'uyu mugore wari usigaranye amakiriro y'umwana wiwe. Ngira nkubwire ngo aya niyo makiriro yari asigaranye yonyine y'uyu mwana. Iri jambo riraryoshye, ntuze kuza rwose kuricikwa. Imana iguha umugisha. Iri jambo ndandikunda cyane, nanjye rijya risubizamo imbaraga iyo natakaje ibihe byiza, iyo natakaje imbaraga, Imana yongera kusubizamo imbaraga kubwiri jambo ry'Imana. Hanyuma rero reka dutangire dusenga, maze ubundi twumve ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Ntuze kuza kurambirwa muvandimwe, kubera yuko iri jambo riraryoshye. Rigucitse waba uhombye. We tugeranye kuri uyu munota utarakanda subscribe, uyikande hakiri kare kugira ngo tujye tuzana ijambo ry'Imana ujye uribona kare mu ba mbere, uribone mu ba mbere, biba ari byiza. Ijambo ry'Imana n'ubuzima muvandimwe. Reka dusenge. Imana Data, mu izina rya Yesu tugiye kumva ijambo ryawe. Uyu munsi aba ari umunsi udasanzwe ku buzima bw'abantu bagiye kumva rino jambo. Mu izina rya Yesu ubakorere ikintu gikomeye kubwira ijambo, ureme ikintu kidasanzwe kubwira ijambo, usubizemo imitima y'abesi yari yarahungabanye ibyiringiro mu buzima bwabo kubwira ijambo. Mu izina rya Yesu uze kuza kuduhagararaho, uturinde ibitero by'abadayimoni byose, uturinde kirogoya yose. Ubuntu bwawe n'icyubahiro bikomeze kutugaragaraho mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana rero ibaha umugisha kubwira ijambo. Reka dusome ijambo ry'Imana n'ubundi ahangaha mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice 7 umurongo wa 12. Haranditse ngo ageze hafi y'irembo ahura n'abikoreye ikiriba, wari upfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi reka dusome rino jambo neza. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Haleluya. Abantu benshi ngo bo muri uwo mudugudu ngo bari bagize gute? Bari bamuherekeje, bari kugenda barira, bari kugenda bavuga. Hari abarira, hari n'abaseka, hari abishimye, hari n'abababaye. Umva uyu murongo ukurikiraho. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bigira ngo nkubwire ngaka kanya ijambo ry'Imana riri mu butumwa bw'isi uko bwanditswe na Luka.
uyu munsi rikuzaniye ihumure rivuga ngo wirira. Ikigeragezo umazemo iminsi, ibibazo umazemo iminsi, ni ijambo nkuzaniye rivuga ngo wirira agahinda umazemo iminsi. Hanyuma rero rino jambo ndarikunda cyane. Uyu mugore yahuye n'ikigeragezo gikomeye gihambaye cyane. Yahuye n'ikigeragezo apfusha umugabo bamaranye icyumweru kimwe. Ni nk'uko washaka umugabo, warangiza ukimara gushaka umugabo ako kanya ugahita umupfusha. Urumva nyine ubu umupfakazi. Ariko muri uwo mudugudu hari mu gihe cya Yesu. Muri uwo mudugudu habagamo amategeko, kandi amategeko akomeye cyane. Ngo yari ayahe? Mu gihe upfushije umugabo wawe nta mwana ufite, byari itegeko yuko uva muri urwo rugo, hanyuma imitungo ikaza kuba iy'umugabo, iya papa w'umusore. Imitungo ikaza ari iya papa w'umusore. Ngaho tekereza, iy'umuryango nyine w'umugabo bagahita bayijyana, iyo yose igahita ibi yabo. Murumva habaga itegeko ridasanzwe, itegeko rikomeye cyane muri Isirayeli. Barangije umugore arareba aravuga ati se Mana, ndabigenza gute kubona nta mwana afite? Ndabigenza gute? Kandi habaga irindi tegeko rivuga ngo niba uri aho ngaho ubyaye umwana w'umukobwa atari umwana w'umusore, uve muri uwo mudugudu ugende. Urumva ibintu Imana yaturinze. Imana yaturinze ibintu bikomeye cyane, bihambaye cyane. Ariko umva, hizi minota mikeya nkubwira Imana. Uyu mugabo bavuye kumushyingura iwabo w'umusore, Isi arahaguruka aravuga ati mbare kangahe? Mbare gatatu wamviriye mu rugo wa mugore we. None ko ubona nta bindi usigaje, nta mwana ufite, nta kintu na kimwe ufite, urahangaha umara iki? Uraha umara iki? Nta kintu na kimwe uri kumara ahangaha, gira vuba ugende. Ariko havamo umugabo umwe aramwongorera, abwira uwo musaza, aramubwira ngo buretse kuba wavuga ibyo ngibyo, banza utegereze itegeko bashyizeho hano muri Isiraheli. Utegereze rino tegeko. Bashyizeho itegeko rivuga ngo umuntu niba apfushije umugabo amare amezi 9, ategereze amezi 9 barebe yuko hari ubwo yabyara. Bategereza baravuga, umusaza ahita avuga ati nta kibazo, reka nze nihangane ntegereze ndebe yuko ndebe ikizavamo, reka twemere twihangane dutegereze ayo mezi 9. Uwo musaza yari yavuze yuko nta yindi shuri ihari, nta yindi gahunda ihari, ni uguhita mwiruka. Ayo mezi 9 nihaba nta kintu na kimwe cyavuyemo, nihaba nta mwana waturutsemo w'umuhungu. Amategeko yemeraga umwana w'umuhungu, ntiyemeraga umwana w'umukobwa. Haleluya! Numva nezerewe Imana uyu munsi, numva nishimye. Ariko uwo mugore baramutegereza, hashize amezi 9, mumbwire ngo yabyaye iki? Ariko Mana we, kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga rihambaye. Uyu mugore yaje kubyara umwana w'umuhungu. Haleluya! Yaje kubyara umwana w'iki? W'umuhungu. Imana yaramushubije. Kumva uwo mwana w'umuhungu yaraje gucungura, yaraje kugira ngo asigasire bya bindi bashakaga yuko uwo musaza yashakaga yuko yajyana. Ariko Imana we, Imana iteye ubwoba. Mujye muza tuyicara iruhande. Imana igiye ikora imirimo n'ibitangaza. Mujye muza twicara ahangaha tuzi imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Imana ibimuhaye umwana w'umuhungu, ari buza kuza kuzingu iyo mitungo, iza kuza kuyisigaramo, ntibaze kuza kuyimwambura cyangwa ngo bamwirukane muri iyo nzu, kuko amategeko yarahari kandi yarabibemereraga.
haleluya, numva nezerewe Imana mu mutima wanjye. Wowe tugeranye kuri uyu munota uri kumva rino jambo, rya nkubwire ngo wirira, kuko Imana ije kuguhanagura amarira. Rya nkubwire ngo wirira, ibisubizo byawe birihuse. Rya nkubwire ngo ibisubizo byawe birihuse, bije cyane ku buzima bwawe. Imana ije gusubiza ibintu bigiye bitandukanye ku buzima bwawe uyu munsi. Haciyemo umwana akimara kuvuka, haciyemo imyaka 15. Urumva umwana w'imyaka 15 abatangiye gukura, atangiye kureba, atangiye kujya kureba mu mafamu cyane n'ibindi bigiye bitandukanye bya famiye yiwabo. Umwana bari kumwe na nyina, umwana atangira kwifata mu nda ngo mama, ngo numva ameze nabi, ati numva apfuye. Nyina aramubwira ati kandi reba nuko naso yagiye, nuko naso yagiye, reba ubu wabusigiye, wabusize hehe ko bahita banyirukana noneho, kandi ari we maciriro yawe narisigaranye, ese ndabigenza nte? Umwana akiri umugore akiri kwitotomba, ibyo bintu byose ari kubyitotomba batize, nzabigenza ne nzabige. Umwana abaragiye, abarapfuye. Hahandi yarategereje amakiriro, hahandi yarategereje umugisha wiwe, abarapfuye, abaragiye. Umubyeyi ararira cyane, aravuga ati nta kundi nyine, ubu nta yindi shu afite, ubu ngomba nyine kuva muri iyi nzu nkatanga n'imitungo y'abandi kubera yuko umwana aragiye. Uyu niwe narisigaranye imbere n'inyuma, kandi niwe muntu narifite, niwe muntu nari ntegerejeho amakiriro, niwe muntu nari ntegerejeho yuko hari ikintu nzageraho, none aragiye, none nabigenzane. Ahita afata umwanzuro, aragenda ajya iwabo w'umusore, aragenda arangije abibwira wa musaza. Musaza ahita amubwira ngo ngo yagiye, ngo mbega ngo ndarya. Arishima umusaza, yumva aranezerewe kuko agiye gusigarana ya mitungo. Iyi Mana dukorera, iyi Mana tuba twicaye ahangaha tuvuga, ni Imana ikora, ni Imana ivuga, ni Imana irema, ni Imana itegeka, ni Imana ishyiraho ikintu ikagikomeza, ni Imana iteye ubwoba. Arangije aravuga ngo yagiye, ibyishimo biraza. Ako kanya deregita ahita abwira umugore we, ahita amubwira ati vuba vuba, gira vuba, byuka ngwino tugende tujye kugabana, wa mwana yagiye. Ubu ngubu nta mategeko harakinega, ubu ngubu amategeko ari hehe ko nta mategeko harakinega? Reka nze tugende tujye mu mategeko, noneho tugende turebe yuko ya mitungo tutaza kuza kuyigabana. Aragenda ajya mu mategeko, aravuga ngo noneho se nayahe mategeko ari bumpane? Umwana ntiyamaze kugenda, ubu ibintu byamaze kuba ibyanjye, ubu ibintu ni ibyanjye, ubu nta hantu noneho nta mategeko yampana ngiye nkagurisha bya bindi byanjye. Yampana ati ngiye nkagurisha ya modoka yanjye, yampana ati ngiye nkagurisha ya nzu ya famiye, yampana ati ko amategeko abyemera? Uzi ibintu Imana yaturinze, Ako kanya deregite ahita bamubwira ngo wese uri kuvuga ibyo bintu, ahangaha hari agahinda k'umwana, mwabanje mukajya gushyingura ukaza kubona kuvuga ibyo bintu. Umusaza ariyumvira, arangije ahita avuga ati nta kibazo, reka tugende, n'ubundi se ko byabaye ibyanjye ko n'ubundi yamaze kugenda, reka tugende n'ubundi tugende tujye tumushyingure vuba vuba, reka tumujyane hariya Rusororo, n'ubundi tujye tumushyingure, n'ubundi byarangiye. Ariko Imana yacu iteye ubwoba, mujye muza dusenge. Iyi Mana tuba twicaye ahangaha imbere iteye ubwoba, mujye muza tuyisenge, iteye ubwoba. Barangije umusaza afata ikiriba, haleluya. Arangije afata ikiriba, umusaza arangije afata ikiriba, arangije aravuga ati nta kundi kuntu byagenda, reka tugende tujye kumushyingura, tuze twirira ibyacu, nta muntu uduhagaze hejuru, tuze twirira ibyacu, nta muntu n'umwe utubangamiye. Umugore yari yaramenye Yesu, haleluya. Kumenya Yesu ni iby'igiciro. Muri Isirayeli hari itegeko rivuga ngo umugore nagira ikibazo ajye yikorera amaboko, umugabo nagira ikibazo yambara ibigunira,
bivuze ngo iyo wambaraga ibigunira bamenyaga ikibazo ufite, n'iyo wikoreraga amaboko ukarira bamenyaga ikibazo ufite. Umugore arangije yikorera amaboko, haleluya, arangije yikorera amaboko. Mu kwikorera amaboko ayikorera ahamagara Yesu, anevone sinemo, ayikorera ahamagara Yesu. Bivuze ngo kwikorera amaboko uhamagara Yesu bituma Imana ikora imirimo n'ibitangaza bikomeye cyane, kubera yuko wahamagaye Yesu. Guhamagara Yesu bijya bituma akora imirimo n'ibitangaza. Uyu mugore yikorera amaboko aravuga ngo Yesu wanabaye, Yesu. Arongera asubiramo iryo jambo aravuga ngo Yesu wanabaye, Yesu. Iryo jambo Yesu araryumva. Yesu yigeze kuvuga muri Yohana, yigeze kuvuga ijambo rikomeye aravuga ngo intama zanjye ziranzi kandi nanjye ndazizi, iyo zitatse ndazumva. Haleluya, haleluya. Ngiyo zitatse Imana irazumva. Ijwi ry'uwo mugore Yesu araryumva. Akimara kuryumva mu matwi yiwe, akimara kuryumva ahita bate hari umuntu ushatse. Aka kanya hari ijwi numvise, hari ijwi numvise ridasanzwe, hari ijwi numvise ry'umuntu. Iryo jwi ni iryande. Aka kanya ahita bate, aka kanya ndahagurutse, ngiye inayini, ndahagurutse. Hari ijwi numvise inayini. Iyo Yesu mutakiye aho waba uri hose, iyo Yesu mutakiye ibyago byose waba urimo, iyo Yesu mutakiye ahita aza byihuse akaza agakora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Kubera iki? Wamutakiye, wamuhamagaye, nta kuntu ataza. Ako kanya diregiti, ako kanya yahise ahaguruka atabate ngiye inayini. Hari ijwi yari yumvise, hari umuborogo yari yumvise. Ako kanya aragenda. Yesu abo ngabo bari bagiye gushingura uriya mwana, baragiye baravuga ati reka tugende n'ubundi byarangiye, aka ngaka tugiye guhita tukajugunya hariya. Ariko hari umugore wari wahamagaye izina yitwa Yesu, uhamagara izina yitwa Yesu. Yitwa Ndiho, yitwa Karuhura, yitwa Ushobora byose. Kumuhamagara byonyine bijye bituma uruhuka mu mutwe. Barangije baragenda bajya gushingura Yesu. Bakase ahangaha, bakase muri iri rembo, Yesu nawe ahingukira muri ririya. Haleluya, Imana ishimwe. Yesu ahingukira muri ririya kubera yuko hari uwo yaraje gutabara, yari yumvise ijwi ryiwe. Hari uwo yaraje gutabara. Bamwe bari bisize uturira gutya, hari ukuntu umuntu afata uducanwa akisiga gutya, akisiga utuntu tw'uturira. Abandi nabo bari bafite amarira ari seriye. Hari n'undi mugore wari urimo kurira, ari wo uwo nguwo, ari wo wa mama w'uwo mwana. Aravuga ati karaba, biragenda gute? Yesu arangije akata muri ayo marembo. Abandi nabo bari bakase muri ayo marembo bagiye gushyingura. Bahuriramo muri ropowe neza, bahurira muri ropowe neza gutya, bahuriramo. Haleluya, numva nezerewe Imana uyu munsi. Bahuriramo. Yesu arangije aravuga ngo stop, muhagarare, niyiziye. Hari ijwi numvise, hari ijwi numvise rintakira, hari ijwi numvise ry'umugore riri kuntakira, muhagarare direct. Barangije baravuga ngo none se kuyu nguyu yapfuye wamuzura? Wabasha kuzura umuntu wapfuye kandi amaze igihe? Ubwo si ibyo bintu birashoboka? Yesu arababwira ati mutuze, uyu munsi naje kandi nzi gusobanura ibintu bidasobanutse ku buzima bw'uyu muntu. Wampamagaye, wanyambaje, uyu munsi ndajya nkubwire ngo ambaza Yesu. Yesu arangije yegera ikiriba. Haleluya. Yesu arangije yegera ikiriba, arangije agikoraho, ahamagara n'ijwi rirenga, aravuga ngo muhungu, ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabyuka, uwari upfuye arabyuka. Haleluya, Imana ishimwe. Wa wundi yari ategerejeho amakiriro, wa wundi barebaga bakabona nta cyerekezo cy'ubuzima, wa wundi bari bagiye gushingura rusororo,
Yesu ahita amuhereza ubundi buzima. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ku buzima bwawe hari izindi mbaraga Imana izanye ku buzima bwawe, hari ayandi makiriro Imana izanye ku buzima bwawe, hari ikintu kidasanzwe Imana izanye ku buzima bwawe. Uyu munsi niwizerera muri iyi video, hari ikintu Imana igiye gukora gifatika ku buzima bwawe. Yongeye kuzura ibyawe byapfuye. Humura wirira, hari ikintu Imana igiye gukora. Humura wikwiganyira, hari ikintu Imana igiye gukora. Ibyawe byapfuye Imana igiye kongera kubisura ku buzima bwawe. Hari ikintu Imana igiye kurema kidasanzwe. We muntu wizeye imbaraga z'Imana, wizereye muri iyi video, yegera ikiri baragira banga umuhungu bizuka. Abari aho ngaho bose bari bagiye gushingura, bahimbaza Imana, baravuga ngo umuhanuzi abonetse muri twe, barayishima. Bijya nkubwire ngo uyu munsi hari ikintu Imana igiye kugukorera. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero nkuzaniye ijambo rivuga ngo wirira, umaze iminsi urira, ariko Imana igiye kugutabara, igiye kugukura muri ibi bibazo. Ndagira ngo wowe tugeranye muri aya magingo aya ngaya, rero nkubwire ngo Imana igukunda.